kuva igihe watangiriye guhindura ingeso n'ubundi imbere y'Imana uracyafite zero, nta nota na rimwe wari wabona ryo gukora neza imbere y'Imana, kubera ko Imana ntabwo irebera ubutungane mu bikorwa bya muntu. Igihe cyose iyo ikurebye ibona uri umunyabyaha ku bwa kavukire. Hari n'igihe rero umuntu atekereza ko hari icyo arusha abandi, akaba yavuga ati nanone nubwo ntari umukiranutsi 100%, ariko nanone simeze nk'indaya, simeze nk'ibisambo, simeze nk'abasinzi. Ni ukwibeshya, kuko n'ubundi imbere y'Imana umuntu wese ku bwa kavukire ameze nk'undi. Ariko inkuru nziza, Yesu yagutekerejeho utari wanasaba imbabazi. Yesu aza kugucungura utanabizi, ahubwo akoherereza n'abaza gutangaza iyo nkuru ngo umenye ko wababariwe. Imana rero ubu ngubu ikubwira ko itakibuka ibyaha byawe, yabonye ikomeje kubyibuka nta muntu n'umwe wahagarara imbere yayo adatsinzwe. Ihitamo kutubabarira, noneho no kuyubaha, uyubahira icyo yagukoreye. Ndagusuhuje wowe mukunzi w'ubutumwa bwiza, wowe wakanze subscribe kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Ndagusuhuje, ndagushimiye ko waduhaye umwanya ugakurikira ibiganiro byacu. Ngewe rero ugusuhuza ni Eugenie Ndabavunnye, umukiranutsi ku bwa Yesu. Ngushimiye rero ko n'aka kanya turi kumwe kugira ngo twongere tuganire. Ngufitiye inkuru nziza, inkuru y'umukiro, inkuru y'icyo Yesu yadukoreye. Yesu yabaye umukunzi wacu. Namugukumbuza rero, aka ni akanya Imana iduhaye. Ndayishimiye cyane ko iduhaye kongera kugira icyo tuvuga kuri uwo mukunzi wacu Yesu Kristo. Imana ihimbazwe. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku magambo dusanga muri Zaburi y'130, 20, uwa 3 n'uwa 4. Haravuga ngo, Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa, Mwami ninde wazahagarara adatsinzwe? Ahubwo kubabarirwa kubonerwa aho uri kugira ngo wubahwe. Aho nari ndi gusoma muri Bibiliya yera, reka nsome no muri Bibiliya ntagatifu. Zaburi y'130, 20, uwa 3 n'uwa 4. Haravuga ngo, Uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Ariko rero usanganywe imbabazi kugira ngo baguhoranire icyubahiro. Imana ishimwe ko yandikishije ijambo ryayo. Ibyo dusanga muri Bibiliya byose ni Imana yabitwandikiye, kandi iyo umuntu abyitayeho hari icyo bimuhesha cyiza. Hari icyo bimuhesha cyiza. Iri jambo rero riragaragaza ko abantu bose muri rusange ari abanyabyaha. Abantu bose muri rusange ni abanyabyaha. Aho umuntu yabereye umunyabyaha ni muri Adamu. Adamu yaracumuye, acumura twese tumurimo, bituma nyine atwokoza icyo cyaha. Kandi Imana nanone urebye mu migani havuga ko
ibinezeza byayo kwari ukubana n'umuntu, ariko ikibazo Imana ntabwo ishaka kubana n'umuntu w'umunyabyaha. Imana ntabwo ijya yegerana n'icyaha. Noneho rero urumva umuntu abaye umunyabyaha, kandi ibinezeza by'Imana ni ukubana n'umuntu, ariko umuntu yanduye. Niho rero Imana yahagurukije uyu muhanuzi mwene data Dawidi atwandikishiriza iri jambo ryo kugira ngo tumenye ikibazo dufite, ariko tumenye n'aho cyakemukiye. Urumva iri jambo riratubwiye rite se, uhoraho akomeje kwitegereza, akomeje kwibuka ibyaha byacu, ninde warokoka? Ninde wahagarara adatsinzwe n'urubanza rw'ibyaha? Usanga rero ari ntawe rwose, ahubwo batubwiye ko kubabarirwa kubonekera aho Imana iri kugira ngo yubahwe. Batubwiye ko Imana ifite imbabazi kugira ngo ihore yubahwa, ariko burya imbabazi kugira ngo umuntu azihabwe ni uko abanza akanamenya icyaha, akamenya ndetse n'igihano yakabaye ahabwa, bikamutera guca bugufi, akumva nyine ko akeneye kuba yababarirwa. Icyaha rero umuntu yakoze ni ugusuzugura Imana. Icyo Imana yari yatubwiye muri Adamu ntabwo ari cyo twakoze, ahubwo twakoze icyo yatubujije. Kandi yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu rw'iteka. Urebye mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 6 umurongo wa nyuma, havuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu rw'iteka. Nta kabuza rero umuntu wese w'umunyabyaha, Imana ntabwo yivuguruza, ikimukwiriye ni ukurimbuka. Ndetse Imana iramutse ikurebye ikakwitegereza, ihita ibona ko uri umunyabyaha. Ntabwo rero umuntu ari uwo kurokoka kubw'imirimo yaba yakoze, kuko urumva niba umuntu ari umunyabyaha n'ubundi imirimo akora nayo ni ibyaha. Niba igiti ari kibi n'ubundi imbuto cyera ni imbuto mbi. Gusa umuntu yahuye n'ikibazo, hari abantu twagiye tuvuka dusanga batubwira bati iyo ukoze ibi n'ibi ukayoboka idini rikakubatiza, ukajya muri korali se ugafasha abakene, ukirinda gusambana, ukirinda kwiba, ukirinda gutukana, ibyo ngibyo bizatuma Imana ikwemera ubane nayo mu ijuru. Ariko ndagira ngo nkubwire ko icyo nacyo ari ikinyoma. Nibyo koko ingeso mbi ntabwo ari nziza, ariko nabwo no kuzirinda ntabwo wabishobora. Watekereza ati yenda uyu munsi sinibye, ariko niba utibye ugatukana, menya ngo imbere y'Imana n'ubundi uhwanye n'uwibye, uhwanye n'uwishe, uhwanye n'uwasambanye, uhwanye n'uwakoze icyaha cyose watekereza ko gikomeye. Kuko Imana yo ntabwo ireba urubuto rweze, ahubwo ireba cya giti uri cyo. Imana iyo ikwitegereje ibona kamere y'icyaha. Muri kamere y'icyaha harimo ibyaha byose. Ibyo rero ntabwo Imana ikeneye ngo, hari n'ukuntu abantu bajya batubeshya, ukumva akubwiye ati ngwino noneho ubwire Imana ibyaha byawe ndetse uyisabe imbabazi. Ntabwo ari zo mbabazi zanditse muri aya magambo twasomye. Ntabwo ari za zindi bajya batubwira ngo ngwino uvuge ngo Imana imbabarire, ngo kwibaza ku bantu, ngo Imana imbabarire ishyari, ngo Imana imbabarire umujinya. Oya, ibyo nabyo ni ikinyoma, gusa gifitwe n'abantu benshi, aho umuntu akubwira ati ngwino twihererane n'Imana, uyibwire ibi byaha byose wakoze, numara kuyibibwira uyibwire inakubabarire. Nanone umuntu akabirondora akavuga ati Imana imbabarire, ati nibyo nibagiwe, ariko n'ubundi ugahorana wa mutima ukubwira ngo ntabwo wajya mu ijuru, upfuye warimbuka. Imana ukumva n'ubundi igihe cyose urayitinya, ukayitinya kuko nyine wumva ufitanye ikibazo nayo cy'icyaha. Nuko rero bakubeshye
nuko bakubeshye, n'ubundi kuvuga ngo Imana imbabarire kubeshya, Imana yikomeza kubona uri umubeshyi, kuko yo ntinakeneye ngo uyibwire ngo nabeshye, irabizi ko uri umubeshyi no mu gihe utarabeshya. Imana ntikeneye ngo uyibwire ngo sinzongera kwiba, yo naho utakongera kwiba, ariko yo izi ko muri kamere yawe n'ibirenze kwiba birimo. Ukurikije ijambo ry'Imana ryanditse muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10, havuga ko umuntu natekereza ko akora amategeko yose ariko agasitara kuri rimwe, n'ubundi ya mategeko yose aba yishe. Aho rero niho Imana ikurebera, niho Imana ikurebera. Kuva igihe watangiriye guhindura ingeso, n'ubundi imbere y'Imana uracyafite zero, nta nota na rimwe wari wabona ryo gukora neza imbere y'Imana, kubera ko Imana ntabwo irebera ubutungane mu bikorwa bya muntu. Igihe cyose iyo ikurebye ibona uri umunyabyaha ku bwa kavukire. Hari n'igihe rero umuntu atekereza ko hari icyo arusha abandi, akaba yavuga ati nanone nubwo ntari umukiranutsi 100%, ariko nanone simeze nk'indaya, simeze nk'ibisambo, simeze nka za mayibobo, simeze nk'abasinzi. Ariko ibyo nabyo ni ukwibeshya, kuko n'ubundi imbere y'Imana umuntu wese ku bwa kavukire ameze nk'undi. Umunyabyaha wo mu rusengero n'umunyabyaha wo mu kabare bose imbere y'Imana bameze kimwe. Kandi nanone ntutekereze ko Imana yareba ibyaha byawe bikeya ikaba yareba ibindi byinshi by'undi mukajya ahantu hatandukanye. Oya, ahubwo icyaha naho cyaba kimwe ndetse naho cyaba gito uko ubitekereza, igihano cyacyo ni urupfu rw'iteka. Ariko inkuru nziza tugufitiye, inkuru nziza ngufitiye uyu munsi, ni uko Imana yabonye kugira ngo ibane nawe, byayisabye kutongera kureba ku byaha byawe, ahubwo igushakira umucunguzi. Yagushakiye umucunguzi witwa Yesu, utari ufite ikibazo cy'ivuko nk'icyo nk'ivuko wavutse. Twabonye umucunguzi witwa Yesu, niyo makuru meza tugufitiye. Imana yihinduye umuntu kugira ngo bikunde kwibana na wa muntu. Urumva umuntu yari yabaye umunyabyaha, kandi Imana ishaka kubana nawe. Imana ishaka uburyo yamukiza icyaha kugira ngo noneho bikunde ko umuntu abana n'Imana ariko ayitunganiye. Bisaba ko Imana yihindura umuntu. Imana yiswe umuntu, tubona Yesu. Yesu ni Imana yigize umuntu, avuka ivuko ritandukanye na rya rindi wavutse, abaho ubuzima butunganye, uretse no gukora icyaha ntiyigeze akimenya, uretse no kuvuga ngo Imana imbabarire iki ngiki we ntabwo yigeze agikora ngo agisabire imbabazi. Noneho yiyemeza kwishyiraho ibyaha byawe kugira ngo namara kubyishyiraho anabihanirwe mu cyimbo cyawe, ariko noneho nawe aguheshe kwemerwa n'Imana binyuze muri bwa bwiza bwe. Ku bwa Yesu rero warababariwe. Ariko kubabarirwa biturutse kuri Yesu bitandukanye na bya bindi umuntu akubeshya ngo ngwino ubwire Imana ngo mbabarira. Hoya, Yesu yagutekerejeho utari wanasaba imbabazi. Yesu aza kugucungura utanabizi, ahubwo akoherereza n'abaza gutangaza iyo nkuru ngo umenye ko wababariwe. Imana rero ubu ngubu ikubwira ko itakibuka ibyaha byawe. Yabonye ikomeje kubyibuka, nta muntu n'umwe wahagarara imbere yayo adatsinzwe. Ihitamo kutubabarira, ariko kugira ngo no kuyubaha bikunde. Hari ukuntu umuntu atekereza ati kubera ko nirinze kunywa inzoga cyangwa se nari umusinzi nkabireka, kubera ko nari umusambanyi nkabireka, tubwo nsigaye nubaha Imana. Ntago wakubaha Imana utari wamenya imbabazi yakugiriye. Ntago wayikunda utaramenya urukundo yagukunze. Banza umenye icyo Imana yagukoreye muri Kristo, ukizere. Kiraguhesha amahoro, kiraguhesha kongera kumva wunze ubumwe n'Imana, kwa kundi wayitinyaga birashira, ahubwo wumve nyine urayikunze.
noneho no kuyubaha uyubahira icyo yagukoreye, kuko hano twabonye ko amagambo twasomye aravuga ngo Imana ikomeje kwibuka imigenzereze yacu, nta muntu wahagarara imbere yayo adatsinzwe. Ikomeje kwibuka uko duteye, igihe cyose ibona dufite amakosa, ahubwo ngo kubabarirwa kubonerwa aho iri kugira ngo yubahwe. Imana rero yaratubabariye, ariko itubabarira biturutse mu kubabaza umwana wayo. Nanone kuvuga ngo kubabarirwa guturukaho Imana iri kugira ngo yubahwe, si ukuvuga ko umuntu yahita avuga ngo noneho nsanze Imana. Ntabwo byakunda nanone ko wegerana n'Imana kandi ufite ibyaha. Byasabye Yesu kuko na kera tubona Mose mu gitabo cyo kuva mu gice cya 33 umurongo wa 20, tubona Mose hari ibyo Imana yamubwiraga. Mose aravuga ati noneho nyereka ubwiza bwawe burabagirana, ariko Imana iramubwira ati nta muntu ujya ubona ubwiza bwanjye ngo abeho. Ariko iramubwira ati noneho ndagushyira mu rutare, undebere mu rutare, ngukingirize ikiganza cyanjye, nintambuka ubwo uraba umbonye. Ariko ibyo bishushanya ko Imana yashatse ko twongera kuyegera, twongera kuyibona, ariko kuko twari turi abanyabyaha byasabye ko itubonera mu rutare. Urutare rero ni Yesu. Yesu niwe waje, Imana idushyira muri Kristo, noneho tujya twakwiyunga n'Imana ariko binyuze muri Kristo. Ntabwo rero byashoboka kuza imbere y'Imana ngo uvuge ngo Mana ngo mbabarira. Hoya, aho ntabwo byakunda. Ahubwo menya ngo kuko uri umunyabyaha no kwegera Imana ntibishoboka. Ahubwo menya ngo hari icyo Imana yakoze kugira ngo mwegerane. Yatanze Yesu kugira ngo Yesu abe ari uza kukunga n'Imana. Yesu ahagarara hagati yawe n'Imana, kuko Yesu we nta kibazo yari afitanye n'Imana, kandi nawe yaragukunze nubwo wari umunyabyaha. Noneho ahagarara hagati yawe n'Imana kugira ngo bikunde ko wegerana n'Imana. Ikibazo Yesu aragikemura. Ntihongere rero gutekereza ko hari icyaha Imana ikubaraho. Ibyaha byawe byose Yesu yari abizi, n'Imana yari ibizi. Igihe yicaga Yesu yabanje kubimubaraho byose. Ni nayo mpamvu tubona Yesu arebye uwo mutwaro w'ibyaha byacu yari agiye kwishyiraho, akavuga ati ese byakunda ngo uyu muntu yongere abonane nawe ariko ntanywereye kuri iki gikombe? Ariko akaza kwibuka ko nta yindi nzira. Ntabwo byakunda ngo Imana yegerane n'umunyabyaha. Byasabye ko nyine Yesu yemera kunywera kuri icyo gikombe. Igikombe rero Yesu yanywereyeho ni wa muvumo wose w'ibyaha wari ufite, ni kwa kwikorera ububi bwawe, ni kwa kwambara akamero kawe kose kabi. Imana rero nayo iramuhana, imushyikiriza amaboko y'abanyabyaha. Bahana Yesu, bica Yesu, bamwica mu cyimbo cyawe. Ubwo rero Yesu yahanwe azira ibyaha kandi we yari intungane, menya ngo yazize ibyaha byawe. Ubwo rero Yesu yazize ibyaha byawe, izere ko Imana itazakurimbura, izere ko nta rubanza ugifitanye n'Imana. Emera ko uri umukiranutsi ku bwa Yesu. Emera ko uri umukiranutsi ku bwa Yesu, wubaha Imana uyubahiye gusa ko yagukunze uri mubi, ikagutangira umucunguzi. Umucunguzi akagukorera byose wasabwaga n'Imana kugira ngo ubane nayo amahoro, waba uri mu isi ariko uzanabane nayo mu ijuru. Ndagushimiye rero wowe wadukurikiye, ndagushimiye wowe wamaze gukanda subscribe, kandi ndagushimiye wowe udahwema kutugaragariza ko ukurikira ibiganiro byacu. Tuzakomeza kuganira. Wakoze kuduha umwanya wawe, kandi ukomeze usangize ubu butumwa bwiza n'abandi, kugira ngo uko wabohotse n'abandi babohoke. Amahoro y'Imana akomeze abane n'abayambariza hose bafite imitima itaryarya. Amen.